Amahitamo rero ya Kibasumba Confiance, umukobwa twavuga ko rwose iby'inganzo y'ubusizi abigeze igati, Mabano Kamatari nkoresha amazina ya Busitari, Mr Kagame, Racine mu Gisigo. Bivuze iki rero? Wabahisemo ute? Kubera icyo wahisemo gukorana nabo? Urabona byarakunguye iki ku nganzo yawe? Urakoze cyane. Ikintu cya mbere bivuze harimo kwaguka k'ubusizi muri rusange. Twatangiye gukura akaguru hamwe tugashyira ahandi. Twatangiye gushyira hamwe, twatangiye gukorana, twatangiye gufatikanya twese muri rusange. Bivuze ikintu kinini ku busizi. Bivuze ikintu kinini ku busizi, ni ukuvuga ngo abakunzi ba Racine na Mr Kagame babaye n'abakunzi b'ubusizi. Ikindi abakunzi b'ubusizi babaye abakunzi b'indirimbo za ba Racine, kambivuge hip hop na Mr Kagame. Abakunzi b'ubusizi babaye abakunzi b'ibihangano bye. Urumva ku mpande zombi turi kugenda twagura imbaraga niba navuga n'iz'ubuhanzi muri rusange. Tubarebye. Uti abakunzi rero ba Racine babaye abakunzi ba Kibasumba, n'abakunzi ba Kibasumba nabo babaye aba Racine. Ibyo rero ni byiza cyane, ni ukwagura amaboko, ni ugukura wa mugani ukuguru kumwe ukakujyana n'ahandi kugira ngo ka kanyoni iyo katagurutse ntikamenye iyo bweze. Iki gisigo rero ninde wakugoye mu ikorwa ryacyo? Musara wangoyira bose babigize ibyabo. Bose babigize ibyabo. Ni abantu bari hambe cyane, ni abantu ikindi iyo bagiye mu kintu ewana bakijyamo kabisa. Ntabwo bagoranye. Kuri wowe rero gukorana n'abo bantu bombi byongereye iki rero kuri Kibasumba twari dusanzwe tuzi? Byangize munini cyane. Byangize munini cyane. Usibye kuba twarakoranye, ni n'abantu nkunda ibintu bakora. Ni abahanga mu myandikire, ni abahanga mu miririmbire. Ubwo muri make twahuye ndi nk'umufana, ariko nanjye ufite ibyo nkora. Bihurana nuko nabo babishyigikiye ikindi babikunze, dushyira hamwe amaboko n'imbaraga dukora igisigo. Cyane ko Racine ngewe mufata nk'umusizi. Ni umuhanzi, ariko ku rundi ruhande ngewe mufata nk'umusizi, ni umuhanga. Nawe ariko arabyivugira. Na Mr Kagame ni umuhanga mu kwandika. Ikindi abantu bumvise amahitamo cyangwa se abantu bazumva amahitamo, buri wese yariyandikiye. Buri wese yariyandikiye, bivuze ngo ni abanditsi. Rero ikintu byazanye kinini byaguye ubusizi bwanjye, ariko byagura n'ubusizi mu Rwanda muri rusange, kubera ko hari abumvaga bidashoboka ariko babonye ko bishoboka. Ubwo rero ndabizi ko abantu batangiye kumbwira ati zana na runaka, zana na runaka. Asa mugani turi muri ako gatebo kazana n'aba abakunda Kibasumba tuvungurira. Nyuma ya Racine na Mr Kagame nibura twitegura inde? Uragira ngo abe njye ubivuga cyangwa bo batekereza? Wowe tubwire, wowe utekereza nde? Hari igihe wenda byaba bitaraba, ariko se wifuza gukorana nande? Byanze bikunze ukora neza wese twakorana. Ntabwo kuri ubu ngubu nababwira ngo ninde. Byanze bikunze ukora neza wese mwakorana. Hari urugero rw'abakora nawe waduha? Birashoboka cyane. Ntabwo narubaha, ariko barahari. Barahari. Oya tubwire inzozi za Kibasumba. Wenda ashobora no kuba ari kureba intango uwo muhanzi mugacya mukorana. Ubundi inzozi zanjye mba numva wowe nishikiraho wese twabumwe. Gushyiramo ubwenge bwinshi. Ntabwo ari ubwenge, ubwo ndavuga buri muhanzi ukora neza wese mba numva twakorana. Duha urugero rw'abantu nka batatu rero uzi bakora neza wumva mwakorana. Ndashaka kugera ku bahanzi babimazemo igihe. Urugero rw'abantu batatu. Abantu batatu harimo Tom Cruise, harimo King James, Amasamba. N'Amasamba. Yego. Abo bose rero biranashoboka. N'abandi benshi se warumbwiye batatu, ariko hari n'abandi benshi. Hanyuma rero ni ubuhe rero butumwa rusange bukubiye mu mahitamo?
ubutumwa bukomeye mu mahitamo tujya gukora amahitamo twarebye ku bintu bisanzwe bibaho ubuzima turimo buri munsi umunsi ku wundi cyane cyane abakobwa impamvu nyine hakunze kumvikana ijambo mu matwi y'abantu ngo abagabo barabuze si uko badahari ahubwo benshi bari kurwana n'amahitamo hagati yo guhitamo urukundo n'amafaranga cyangwa se urukundo n'ubutunzi umuntu akeneye umukunda ariko akeneye n'umutunga ikindi agasanga umukunda si we wamutunga cyangwa agasanga uwamutunga si we wamukunda so rero bari kurwana n'amahitamo yo guhitamo kimwe muri ibyo akaba ariyo mpamvu imyaka igenda yicuma bamwe na bamwe ikabafatiraho reka ntabwo nta myaka yo gusaza iriho yo ku buryo twavuze ngo runaka yaragumiwe ariko niko abanyarwanda bakunze kubivuga cyangwa se bikunze kumvikana mu majwi yabo kuvuga ngo runaka yaheze iwabo runaka yaheze iwabo ngo uriya muntu arakuze nashake bari kuri iyo pressure kandi we afite aracyarwana no guhitamo hagati ya bya bintu bibiri umukunda n'umutunga umukunda si we wamutunga n'umutunga n'umutunga si we wamukunda